Ayara no musi kuri haba igikorwa navuga cy'ubusabane abakinyi beze muri viziyo bari gura n'abakinyi bakirimo kuri ubwawe viziyo ifata nk'iki? Viziyo nyifata n'ikipe ya Ndeze dore mfite imyaka 17 kugeza ku myaka 20. Nazamutse Premier Division imyaka 23. Hanyuma kugeza ubu ngubu ku byo ukora ni ubona ibyo urimo ndetse naho ugeze ubu ngubu ari iki iyi viziyo yaguhaye ese wibona he imbere hawe? Viziyo yaramfashije cyane muri kariyeri yanjye, bambonye ndi umwana mfite tala, umutozo witwaga Kasi mu Rugamba abona mfite impano arambwira nzaza muri ekipe, ndaza ni adapta ambona ko ndi umukinnyi mwiza nzavamo umukinnyi mwiza ngirira icyizere. Kare uno munsi navuga ko habaye igikorwa cy'ubusabane abakinyi banyuze muri viziyo bongeye guhura n'abakinyi bari muri viziyo kugeza ubu ngubu. Mbere na mbere kuri wowe viziyo ifata nk'iki kuri wowe? Viziyo nayifata nk'umubyeyi kuko niyo kipe yanzamuye kuva nyiri umwana mfite n'imyaka 12 kugeza ubu. Niyo nazamukiyemo niyo namenyekaniyeho, mbese nyifata nk'umubyeyi kuri njyewe. Hanyuma uri mu ikipe ya Gorira uvuga ko ufata umubyeyi nk'ikipe ya viziyo, ese ibyo ukora muri Gorira base wakuye muri viziyo ubona hari hano bigupushinga kuzagera? Cyane rwose, n'ubu iyo birebye ubona ko aho ngeze ubu ngo mbikesha viziyo. Uri kubona naho ngeze nayo nyikesha, naho nzajya hose niho mbikesha kuko niho navuye, niho base yanjye. Aho nzagera hose nzahora mbikesha viziyo. Hanyuma target ya Kare mu bundi niye mu mupira w'amaguru? Target yanjye ni ugukora nkava ku rundi rwego nkazamuka, nkava kuri Gorira nkajya ku yandi makipe ari hejuru, nkajya no hanze y'u Rwanda. Niyo target yanjye. Ari kuri uno munsi habaye igikorwa nakwita cy'ubusabane abakinyi banyuze muri viziyo bari gukina n'abakinyi bakiri batoya. Nk'umukinyi uze muri no ekipe ni igikorwa wakiriye gute? Ese we ubona viziyo ifata nk'iki kuri wowe? Viziyo kwanza nibanje kwishimira ko najya gura na barumuna banje twakinanye, arabo twakinanye bagiye, arabo twakinanye bakirimo, byanshimishije kongera guhura nabo, ariko viziyo niyo base ya football yanjye kugeza kuri uyu munsi wa none. Yanyibakiye ubuzima kugeza ku munsi wa none. Hanyuma kugeza ubu ngubu Ari warazamutse uri muri ekipe ya AS Kigali, nka Ari iyo ukurikije urugendo rwawe n'ibyo viziyo yaguhaye no muri AS Kigali ubona iyo base hari ikintu iri gupushinga ku buryo naho turi kukubona ubu ngubu uzaharenga? Nzarenga kuko ibyo bamaye na nungu nibyo nyigenderaho, ndakeka nta bindi bintu byinshi nayo nabona mu mupira, ndacyagena ku byo viziyo yamaye kuza ku munsi wa none. Nka Ari wibona imbere hawe? Nago imbere yanjye ndashaka kuva mu Rwanda nkakina biri professionnel nkajya gukina hanze. Kuri uno munsi nka viziyo mufite igikorwa nakwita cy'ubusabane abakinyi banyuze muri no ekipe bari gukina n'abayirimo kugeza ubu ngubu, ni igikorwa mwatekereje gute? Igikorwa kigamije iki? Igikorwa kwanza kigamije kugira ngo aba bana bagaruke mu rugo, kugira ngo banatere courage bagenzi babo abenshi babumva cyangwa batanabaheruka mu buzima bwabo. So bagarutse hano mu rugo rero kugira ngo basure barumuna babo no kugira ngo turangizanye umwaka, kugira ngo umwana wese aba yifuza ko yarangiriza umwaka mu rugo. So biraza kudufasha rero kugira ngo bongerere ingufu bagenzi babo basize mu cyiciro cya kabiri no kubatera courage cyangwa n'amashyushyu cyangwa amatsiko yo kujya gukina mu cyiciro cya mbere. Hanyuma ubundi target na viziyo z'ikipe ya viziyo nk'uko yitwa viziyo ni izihe ubundi? Target ya mbere ni uguteza imbere impano, tukabavana ku rwego rumwe tubajyana ku rundi cyangwa tubahindurira ubuzima. Rero ubwo buzima tubuhindura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwa mbere ni ukubageza kure hashoboka, yaba ari mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda cyangwa no hanze. Ikindi cya kabiri ni ukuzamura ekipe ya viziyo muri rusange kugira ngo natwe tubone umwanya wo gukoreramo ubucuruzi, kubera ko akenshi ekipe yo mu cyiciro cya kabiri akenshi burya ntago igurisha cyangwa nigurishije igurisha amafaranga y'intica nk'ikize. So ari nacyo turimo rero, ngira ngo uyu mwaka twashyizemo ingufu kugira ngo turebe ko twazamuka nabo bakinyi bari mu cyiciro cya mbere utabashije gukomeza gukina muri ekipe arimo abe yagaruka muri ekipe yacu. Icyo ngicyo nakubwira. Ama kugeza ubu ngubu umusaruro wavuga nka viziyo mumaze kugeraho mu gihe mubayeho ndetse n'iyo politiki yanyifite ni uwuhe mu ncamake? Umusaruro wa mbere ngira ngo urabona hano hari abakinyi barenga 50 bakina mu cyiciro cya mbere kandi mu ekipe meza. Ikindi ni amafaranga, ngira ngo nubwo atari menshi ariko tuba turibona amafaranga, ngira ngo
ubu twabonye nka 50% ya budget tuzakoresha twayikuye mu bakinnyi twagurishije. So ndumva warimo umusaruro wa mbere. Ikindi nabo bana basize ubu bari ku mwanya wa kabiri mu cyiciro cya kabiri, ndumva nawo atari umwanya mubi.